Video za buri kantu zasohotse arimo akina porno cyangwa yashyize umunwa mu gitsina cy'umugore muri rusange. Ni mu gihe video zatangiye gukwirakwizwa mu mpande zitandukanye, ariko muri rusange tukibaza kuzamuka gutera imbere kwa buri kantu muri rusange. Natwe tukabona ibintu birimo birikora, buri kantu yamamaye mu bijyanye no kwamamaza, aramamaza kakahava, cyangwa ni umuntu wamamaye mu bijyanye no kuvuga ibintu bijyanye n'amakuru muri rusange. Twamwita umunyamakuru, twamwita umukomediye, muri ibyo byose ubwo ni kimwe muri byo, ariko icyazweho cyane ni ukwamamaza muri rusange. Tukibaza izi video koko ni iza buri kantu muri rusange arimo asambana cyangwa arimo afata ku musubagege nk'uko abyivugira. Ni mu gihe buri kantu ataratangaza cyangwa ataragira ikintu abivugaho kwa zino video ziri gukwirakwira ku nkoranyambaga muri rusange, ariko yatangaje yuko ibi bintu ari buze kubivuga mu gihe ibinyamakuru bitandukanye byamuhamagaye kugira ngo aze abazwe bino bibazo, nimba izi video cyangwa izi pigisi cyangwa izi porno ariwe uzikina muri rusange. Ariko tukibaza kuzamuka gutera imbere kwa buri kantu. Bajya bavuga ngo porno cyangwa izindi filimi z'urukozasoni muri rusange zikunze gukiza abantu kubera yuko ngo zibamo amafaranga. Ngo ni mu gihe uno musore mu mwaka w'igihumbi kimwe mu mwaka w'ibihumbi 2024 izi pigisi cyangwa izi porno ziwe aribwo zasohotse muri rusange, ariko ntago arabyemera ko ari iziwe. Kandi natwe twabonye igice gitonya, ariko twabonye imisaya n'igitsina cy'umugore bisa nk'ibya buri kantu muri rusange. Ariko iyi cano ibabaruye hari babiri, buri kantu na buri nguni, ariko ibi ngibi byabaye kuri buri kantu muri rusange. Rero buri nguni yavuze yuko nta kintu ari butangaza, ibintu byose muri bubisabe cyangwa muri bubibaze buri kantu. Ni mu gihe abantu bamukurikirana batangiye kwivumbura cyangwa batangiye kwigumura bavuga ngo wa muntu twakunze mu ndebere ibyo agiyemo, twaramukunze twamuhaye igikundiro, none ahise akijyana mu mapigisi cyangwa muri filimi z'urukozasoni. Ni mu gihe we mu masaha abiri ashije atangaje video avuga yuko ibi ngibi atari byo muri rusange, ariko iyi video aracyarimo arayirekodinga, niza gusohoka tukumva ibyo yavuzemo, nimba yabihakanye cyangwa yabyemeye muri rusange nabyo turaza kubibamenyesha. Ariko ubu ngubu biri kuvugwa nuko ziriya video ari iziwe zagaragaye arimo akina porno muri rusange. Gusa nkanjye nk'umunyamakuru wa Kidasamura TV Rwanda cyangwa Kidasamura Movie Rwanda, banje kukubwira ngo ukore subscribe. Rero iyi ni incamake y'amakuru kugira ngo tuze turambure kino kiganiro mu mashusho y'urukozasoni cyangwa ama video y'urukozasoni buri kantu agaragaramo, cyangwa buri kantu agaragara arimo afata ku musubagege, ndavuga arimo akina porno muri rusange zisohokera kuri website. Umugabo wabitangaje ni umujenizi yitwa Kazungu, arakurikiranwa ku nkoranyambaga zitandukanye. Ngira ngo none muza kujya kwicana iwe murasanga yatangaje ama video muri rusange. Gusa bavuze ko afite andi ma video menshi cyane, ariko buri kantu na buri nguni utuntu twato bagiye batangaza ku masitati yabo. No kuvuga ngo uyu mugabo Kazungu umudespora yaramwishyuye kugira ngo aze yangije izina rya buri kantu cyangwa kugira ngo yangize kariyeri ya buri kantu. Nagatanga impamvu buri kantu yahise afungura shop ikora ibyapa muri rusange cyangwa shop ikora utubati. Natwe tukibaza amafaranga ya ushaka kumenya byinshi kuri buri kantu na buri nguni, nyaboneka munyarwandakazi, ndashaka kukubwira ngo nimba rwugamukira kuri YouTube channel Kidasamura Movie cyangwa Kidasamura TV Rwanda, ndagusaba gukora subscribe kugira ngo ujye ubona amakuru atandukanye mu mujyi wa Kigali. Turagaruka kuri buri kantu muri rusange, ubwo ama video yo yatangiye gukwirakwizwa ku nkoranyambaga zitandukanye ko asigaye akina porno cyangwa asigaye akina pigisi. Buri kantu rero yamenyekanye mu bintu bijyanye no kwamamaza, aramamaza nibagarure kubera ko afite ijwi ryiza ryo kwamamaza, nicyo kintu yamenyekanyeho cyane. Muri rusange yatangiye kugira business mu nce zitandukanye, nkaho ejo bundi yafunguye shop ikora ibyapa, utubati ndetse na garde-robe. Ni mu gihe we atangaza ko abantu batangiye kumugirira ishyari cyangwa batangiye kumugendaho kubera gutera imbere, bakaba bashaka kumwicira kariyeri ye, bamubeshyira ngo izi video z'urukozasoni ngo niwe uri kuzikina muri rusange. Ariko we nta kintu arabitangazaho, ariko video ze zasohotse muri rusange arimo akina porno cyangwa arimo akina pigisi muri rusange. Izi video rero nazo ndaza kuzibereka muri video ikurikira, ndaza kubereka koko izi video ni izanyazo. Ariko ngewe nkuko mubibona kuri cover nakoze bwa mbere, murabona ko yajombye umunwa mu gitsina cy'umugore muri rusange. Namwe amaso yanyu arabihera, ntago ari ibintu ndi kurinda kuvuga cyangwa ari ibintu ndi kubeshya. Umugihe umugabo witwa Kazungu ngo umudespora yamwishyuye kugira ngo yamamaze bino bintu cyangwa ibi bintu abishyire hanze, yangize izina rya buri kantu muri rusange. Ese barimo barapfa iki?
ese buri kantu na Kazungu muri rusange bari gupfa iki? Ese uyu mudesipora koko yishyuye Kazungu kugira ngo yamamaze cyangwa asebye buri nguni kugira ngo amwicire kariyeri muri rusange? Reka nze turambure mu buryo burambuye ibintu urashaka kubibasobanurira kugira ngo mubimenye, kugira ngo umukinnyi twakunze cyangwa umuntu w'urwenya mbega muri rusange ntiwamenya icyo akora. Abari kuvuga ibintu bijyanye n'amakuru cyangwa iby'imyidagaduro byabereye mu mujyi wa Kigali, cyangwa akaba ari kuri TikTok arimo yamamaza ku nkoranyambaga zitandukanye. Gusa ikintu abantu bamuziho benshi ni ukwamamaza ntibagarure, akavuga ntibavuge muri rusange. Ni mu gihe rero aya mavideo ari gukwirakwizwa ku nkoranyambaga, uyu musore tugakeka yuko wasanga agiye kuva muri sendika cyangwa agiye kuva kuri hit muri rusange, kubera ko ibi bintu abanyarwanda nibamara kubona nimba ari byo cyangwa nibamara kubona ibi bintu bimuhama ko yagiye gukina Pigisi cyangwa yagiye gukina amashusho y'ubukozasore cyangwa yagiye gukina ibintu bijyanye na porno muri rusange, abanyarwanda ntabwo tuzaguma kumukunda. Ngira ngo abanyarwanda ukuntu duteye tubonyeho umuntu ikosa rimwe kandi ribi cyane tuhita tumujugunya mu bigori tugakunda abandi bazamuka, mu gihe abantu bazamuka ku nkoranyambaga batera imbere ari 90% muri rusange. Abantu batera imbere cyangwa abantu bagenda bamenyekana bafite impano zitandukanye bahora bazamuka muri rusange. Ariko nshaka ikintu cya nyuma nshaka kubabwira, amavideo ya buri kantu na buri nguni, amavideo ya buri kantu mpamvu neze nyuma buri nguni nuko cano barayiteraniye ni buri kantu na buri nguni, ariko aya makosa yakozwe na buri kantu muri rusange. Amavideo yasohotse muri rusange, mujye kuri Kidasamura Movie mwandikeho Kidasamura TV Rwanda, buri kantu porono zirahita byizana muri rusange, murahita mubibona. Amavideo nayakoze muri rusange, ariko nushyiraho porono ushyiraho Pigisi Kidasamura TV Rwanda, buri kantu video yiwe arimo akora cyangwa akina cyangwa arimo agaragara mu mashusho y'urukozasoni, ubyandikaho gutyo gusa birahita byizana. Ariko wabanje Kidasamura TV Rwanda urahita ubibona rwose, amashusho yose urahita ubibona muri rusange. Dutegereje icyo buri kantu ari bubivugeho muri rusange. Gusa murakoze cyane mu gihe dutegereje igisubizo cya nyir'ubwite, nyiri gukora amafuti cyangwa nyiri gukora amakosa. Mbaye mbashimiye, murakoze cyane. Imana ibaho umugisha.